muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanizere ko mumeze neza, Imana iri gushyiramo imigisha. Njyewe alhamdulillah Mana, mw'abantu mwumve ko nshima Imana cyane. Ngiye kubita gutya nanjye ubwanjye mumva biransakurira, mba nibaza nk'umuntu wambaye ekuteri ari kundeba, unyihanganire. Ndashima Imana cyane cyane, ntabwo nzi uburyo nababwiramo nshimamo Imana, gusa reka mbabwize ukuri. Iki kiganiro kiraza kuba gitoya cyane, hari ukuntu sinzi niba ari njye gusa bibaho cyangwa niba hari abandi bantu tubihuriyeho, mumbwire muri comment. Hari ukuntu ikintu kikubaho nta mbaraga wabishyizemo ari cyiza, nta mbaraga wabishyizemo utabishyushyemo cyane, nyine ngo uvuge ngo ngo za mbaraga zanjye noneho zabyaye iki ngiki, ukabona ni ibintu byikoze nibimaze n'amasaha 10. Iki kintu kikaba ari cyiza, kikaba ari ikintu cy'umumaro kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Mana yanjye, ngewe ikintu kimbayeho gutyo rero, hari ukuntu numva nishimye ku buryo bihita bintera gutekereza ku wundi muntu ushobora kuba ari mu buzima bumugoye, ibintu byiwe bitari gucamo nk'uko abyifuza, bitameze neza, bitamworoheye na busa. Buri gihe iyo nishimye, iyo ikintu kimbayeho muri ubwo buryo, ntekereza ku muntu we bimeze gutyo, nyine adafite ikintu cyo kurya. Hano hantu hari izuba, funanye itishyuha. Adafite ikintu cyo kurya, adafite ikintu cyo kwambara, wa muntu nyine udafite ibintu byose, ubona ko akeneye abantu n'ibintu. Ya Mana, alhamdulillah ko wanejeje umutima wanjye, n'abandi Imana ishyiremo imigisha, ibyanyu bicemo, umva bicemo, bibabere byiza, bicemo mutahangayitse cyane ngo birenge. Nubwo mvuga gutya, ntibiba byabuze imbaraga wenda umuntu aba yashyize muri icyo kintu by'ako kanya, cyangwa se by'igihe cyatambutse, cyangwa muri icyo gihe murimo pe, birashoboka. Ariko hari n'ubwo umuntu avunika cyane agasengera ikintu, akagisaba, akagikorera, akagira gute, akakibura. Nubona wabonye ikintu ntukirare ngo wumve ngo uri mwiza cyane kurusha abandi, wumve ngo uri uwadanje kurusha abandi, ngo wumve ngo wowe ngo wize amashuri menshi kurusha y'abandi. Kandi ikintu n'icyanga, ntukumve ngo nuko ngo byanze, ngo nuko uvuka ngo muri famiye itazwi, ngo na anko ufite ukomeye. Mfite inshuti yanjye ijya imbwira ngo rega ngewe ngo na anko mfite, urumva ngo ugendere kuri bya bintu byo kuvuga ngo ugiye gusimbuka mu muryango ngo ukomeye, ngo ugiye ngo ibiki n'ibiki. Ndakurahiye, hano hantu ahantu ari mpagaze ni habi cyane. Ejo bundi nahaciye imodoka zahapasurani, hasaba kwitonda cyane. Mw'abantu nubona hari ikintu kikubayeho, jya wibuka gusabira abandi, jya wibuka gushimira Imana. Hari akantu kaza kakakubaho mu buzima, ukabona ni keza, kaje koroshye, ukahita uregeza, ukigira uwadanje, ukumva ko byagombaga kuba, ukiryagagura. Ntiwibuke yuko ari impuhwe za Nyagasani. Nubwo Imana iba yabikoze gutyo, nawe uba ugomba gushima Imana. Mujye mureka dushima Imana, haba mu byiza no mu bibi, haba ku kantu gatoya no ku kintu kinini cyaba Imana yagukoreye. Kandi uburyo bwo ari bwo bwose wabonamo ikintu cyiza, ujye uvuga ngo Mana ushimye ko wakimaye. Uburyo bwo ari bwo bwose byaba byanyuzemo, ni wowe uba ubizi. Ukuzi 100%. Hari ukuntu umuntu yibonera nk'amafaranga, urugero afite inzira byanyuzemo, atari proud yo kubibwira abandi bantu, ariko icyiza ni ukubwira Imana. Imana niyo yaturemye, buri Imana
njyewe ijya kunshyira mu nda mama wanjye yari bizi ko ari buzambyara, uko yamubonaga kose akiri umukobwa yaravuga ati bizarangira bucura bwawe abaye umukobwa, kera azitwa kecapu, kera azagirirwa umugisha nanjye abyara abana 3 b'impanga. Imana yari ibizi ko imfura yanjye ari kami, Imana yari ibizi ko aya masaha nzaba nambaye uyu mwenda usa shokora. Ntabwo ibintu by'Imana biyigwirira, ntabwo biza gutyo gusa ngo papa oya, ibi bizi. Uzareba hari igihe ushaka guhura n'abantu bahuriye nako ushaka kumva abantu nko kuri YouTube bari kuvuga inkuru y'urukundo rwabo, ukumva baravuze ati twahuriye muri bisi wenda neza amayinite cyangwa akora iki, nyuma tuza kongera guhura ko hari abantu bagira imikino shawo, ikigoryi kiri kwirukankana umwana kandi ari mu muhanda. Sorry, urumva ukumva baravuze ati nyuma tuza guhura tutabigizemo uruhare, ari Imana yabikoze turabana. Abantu rero muri iyi minsi birengagije akantu ko gushima Imana, abantu birengagije hari abantu bamwe na bamwe baba bameze nkaho barambiwe gutegereza, bigatuma umuntu yumva ahaze ikintu cyo kugumya gusaba Imana, ikintu cyo kugumya gutegereza ikintu. Kandi hari igihe ubuzima tuba turimo nta kindi tuba dusabwa atari amafaranga, atari ibiki, usanga usabwa ikintu kimwe cyitwa kwihangana, ari cyo cyonyine ukeneye muri ubu buzima. Tujye tugera kwihangana muri twe, tujye tugira subira muri twe. Mana yanjye kunumva nafashijwe, mfite hano ikiryamye cy'abamama, mfite ikiryamye hano gishima Imana. Nagiye guhambura kubera ubusatsi ari bugufi uhita ubura ikintu ushyiramo, nkubitamo ikiryamye cy'iminsi ngahe ngo mbe nitekereza, ntabwo nshaka fone yanjye yongera kugwa. Nshimire abantu bakuyemo dodani ahantu hamwe na hamwe. Ayiwe umunyeshuri hano tuko ashaka kugongana. Ikindi kintu reka mbabwire, numvaga nshaka kuvuga ku bintu bibiri bimaze iminsi biharawe. Ku bintu bibiri bimaze iminsi biharawe, abantu baharaye ikintu, umuntu akakwaka nk'amafaranga, nashaka abe 500. Njyewe nimvuga amafaranga ntimukumve ngo ndi no kuvuga amafaranga menshi, kaneguke cyane nuko binjena. Urumva umuntu akakwaka amafaranga nubwo yaba 500, ubu yamuhanye umutima mwiza, mu kandi kanya akigira bitumingi ngo amafaranga ngo wibagiwe ngo kuyohereza. Gutise umuntu akwemerera amafaranga asiki iyi telefone ra abikoze muri kumwe, utangiye kwipanga akazi ko kumubwira ngo yibagiye ngo kugira ngo kuyohereza. Gute iyo ni systeme nshyashya yaje yo kwaka amafaranga. Hari igihe babona izo sense ari nkeya ashaka ayandi mafaranga, akaza kukubwira ngo ni ukuri ntayo nabonye. Abantu muzi ko musaba amafaranga muri ubwo buryo, ni ukuri muhindure. Twarabimenye kimwe nk'abandi birwa biyandikisha ubu message ngo amafaranga ngo uze kuyakirira ngo kuri iyi kode. Barara abantu n'abateka umutwe, ngo akakwandikira akakwandikira message naguhamagare ngo amafaranga uze kuyakirira kuri iyi kode, akanashyiramo na kode akakubwira n'izina. Nawe rero kubera kuntu wenda hari umuntu mwari mufitanye gahunda uri bwohereza amafaranga, ukahita upfa kohereza utabanje gutekereza niba ari uwo wagomba kuyaha. Man, blague ziri mu bantu zo gutanga amafaranga muzireke. Ibintu byarakaze bandugu bayama. Ibintu byarakaze, izuba riri hano riramena imbwa agahanga, rimeze nabi byataye abantu. Hari kansubize comment nke
ngerageza kuba nibuka nkeya cyane. Hari ikiganiro yari vlog ariko iminota myinshi yari irimo nari ndi kumwe n'abana. Hashiye iminsi, hari igihe ni ukuri mbura umwanya wo gusoma comment, nkaza kuwubona nko mu yindi minsi, ariko nkagerageza nyine byose nkabisubiramo. Sinzi impamvu ndi kumva nazibye ugutwi ko nkagerageza gusubiramo nkavuga kuku uri inyuma yanjye muhinzira ndabona yiruka, banze mbabwire nsoze. Nkabona umwanya wenda nyine nkiyongoza nkasoma comment, nkagira n'ibyo nsiba nkabikuramo biba bitamaye agaciro, hakajya n'izo ndikiraho nkazilayikinga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hakaba n'izindi nyine mbona nkavuga iki ni ikibazo umuntu yambajije nzagisubiza. Hari umuntu wigize kwandika arabaza ngo nyine ambaza ngo mba niyumva gute iyo ndi kureba abana banjye. Uzi ko nta jambo n'iri na rimwe nari natekereza rimwe nshobora kubwira umuntu kugira ngo yumve uburyo niyumva iyo ndeba abana banjye. Iryo jambo nararibuze. Si ugukabya, si ugushyiramo montage mu bintu ndi kubabwira, si iki. Umuntu wabyaye iki kintu yacyumva. Umwana umwe uramubyara, cyangwa se kaduhere gutwita, uramutwita wenda inda ikaba ikuguye nabi, ukarwara, ukagira gute, ugatangira kubura ibitotsi mu mezi angahe, ukagira ibibazo bimwe na bimwe ugenda uhura nabyo, akavuka akagera ku isi, ukabona ibimutunga wenda. Ariko uko byagenda kose muri ya mezi 3-4 ya mbere umwana arakuzunguza, umwana akarira nijoro, cyangwa se atanarira nijoro akaba arimo kureba gutya. Umwana rero nimba arimo kureba gutya, mumbwize ukuri, wowe uri umubyeyi wabasha gusinzira? Ntibikunda. Njyewe urumva byari byihariye, byari byikubye inshuro ntavuga ko se navuga ngo byari byikubye 3 ngo kugira ngo ndinganize n'umubare wenda w'abana. Hoya hari ubwo umwana umwe yanyumvishaga ninjoro, ariko simbabeshye, sinigize ngira akantu ko kwinuba ngo mvuge ngo hoya ngo ngenga ibingibi ngo ibiki, kuko hari igihe cyageze abana banjye, kandi ntabwo byafashe amezi menshi. Umuntu wamfashaga, umutante wanjye, byabaye ngombwa ko hari ibintu ajyamo, nsigara abana banjye mbitaho. Cyakora nari mfite abakozi 2 bamfashaga. Ariko uyu mwana iyo akiri mutoya, umuntu aba afite impungenge nyinshi, cyangwa se kuko ubuzi ko nyine akabebe. Sorry gato, fone yanjye yashyushye iratura, niyo mpamvu nari nabaye mpagaritse. Nanjye kubabwira ukuntu nabuze ijambo rimwe nshaka gukoresha, nk'uko nakubwira ngo bite ukumva ko ngusuhuje, mvuga ukuntu niyumva kubera bari abana. Ni ukuri Imana yarakoze, hari ibintu bikurenga. Nigeze kubivugaho kera ko twari dufite gahunda yo kubyara abana 3, njye na Mutabazi. Ariko wibaza uburyo Nyagasani yabonye ko icyiza ari uko nabatwitira rimwe, nkababyarira rimwe, tukavunikira rimwe, ibintu byose nyine umuntu akabikora. Muri iki gihe ntabwo biba byoroshye gufata amafaranga ukagurira abana 3, tuvuge inkweto, tuvuge imyenda, tuvuge wenda amata, kuko akenshi umwana wenda iyo atarwaye ngo uvuge ngo yarwaye amata yamuguye nabi, igihe cyose aba agikeneye amata mu buzima bwe. Ayo mata y'abana 3 ibiki n'ibiki byose ntabwo aba ari ikintu cyoroheye abo babyeyi. Ubushobozi bwose waba ufite, umwana arakonsoma. Noneho wibaza umwana urenze umwe, dufite abana 3,
noneho Imana bakenerera ikintu icyarimwe ya Rabbi simbyinuba ngenda byishimira nshima Imana ukuntu ubu usanga hari ibindi bintu biza ku ruhande utateganyaga byiza byunganira uko kuntu ugomba kurera abana bawe Imana nta jambo na rimwe ribaho kuri iyi si navuga nkakubwira ngo abana banjye ngo iyo mbarebye mba niyumva gutya ahubwo ntababeshya akenshi ndi kureba abana banjye bari gukina mba numva najya nko mu cyumba nyine nkarekura umutima wanjye nkarira kuko ntago nabaririra mu maso barabizi ko iyo umuntu ariza aba ababaye ntago nababwira ngo ibyishimo biba byandenze iyo ndi kubareba ntago babyumva ntago bamenye ibyo ari byo bashobora kugira ngo mama wabo yababaye ariko n'ababeshye iyo mbonye abana banjye mba numva nshaka kujya mu cyumba nkarira nkavuza induru akenshi nshimira Imana nkavuga Mana warakoze kuma aba bana nta bandi bana nshaka ubushobozi ubuzima nirerere iki kintu buri gihe ngisaba Imana uko byaba bimeze kose ndi kureba umuntu munyihanganire ndi mu biryogo hahandi kuri Kigali barista nyanywera TV rero nari mbonye umuntu umeze nkaho muzi urumva nta umwana Mana ntago mbizi gusa buri gihe nsabira buri muntu wese ugitegereje kugira ngo abyare ugitegereje kugira ngo asame ugitegereje kumva hari umuntu umwita mama utegereje kumva ko we mutoya agomba kuza kuko abana bacu ngewe mba numva nsabira buri muntu wese ibyo nari ndi kubabwira hari umuntu ngewe nemera ko abana bacu ni twebwe batoya kuko hari igihe ubyara umwana ukabona ni wowe bibe kurakara bibe guseka bibe nyine ukabona ni wowe cyangwa se ni papa we abo bana rero bari mwebwe ni kuri Imana inyumve ko nsabira buri mubyeyi wese utegereje urubyaro ikindi ushobora no kuba warabyaye ariko wifuza abana b'imanga ni ukuri Imana ibabahe abana baranezeza abana n'umugisha umwana iyo umufite agufungurira riziki Mana yanjye iyo ufite umwana ubona ibintu utatekerezaga ubona amafaranga utibwiraga ko yava aho ngaho ubona avuye mbabazwa n'umubyeyi kandi habaho abakobwa bagenda bakabyara yashaka kujya gusinda kumva biramubabaje kuko adafite ahantu asiga umwana we ukibaza icyo kintu ukumva nyine yahangayitse uyu mwana abambuza kujya gusohoka kujya gukora ibyo ngomba gukora ukumva umwana nyine amubereye ikibazo Mana y'isi nijoro uzi ko uramutse ufashe uwo mwana ukamushyira imbere igihe cyose ibyo byose wabuze ibyo byose utekereza wabibona ibyo ngibyo wumva yuko akubuza wabibona n'abantu mwe yewe komenti birangiye nyisubirije rimwe na rimwe hari ibintu rero biharawe i Nyamirambo niba mubonye umuntu uje arakomanga umuntu akaza akakubwira ngo ndafunguwe ngo nonaha ngo wampaye itike uriya yaraje kunyaka itike kandi yayinyatse inshuro nyinshi nanjye nayimuhaye kenshi byararangiye abantu mwabyaye mwiyita ngo muri abakobwa mujye mumenya ko muri abamama ubuzima bwose wabyara urimo uba ufite umwana kandi uwo mwana aba ari umugisha nushaka uba udakundana na papa we nashaka batagufasha uwo mwana ni uwawe nushake mwe muburara mwembi uwo mwana ni uwawe kandi bizarangira ntabwo muzahora muburara ntabwo muzahora mubabaye ariko ntugafate umwana ngo bumve yuko ngo uyu mwana nawe ngo arambangamira ngo uyu mwana gute umwana wawe akubangamira njyewe simbabeshye hari igihe ngira nka gahunda mu cyumweru nkagira iminsi 3 nahaninze kwera izo gahunda wenda mba nagiyemo nkataha ninze
ariko iyo ntashye ninze rimwe abana banjye baryamye, umunsi ukurikiyeho mba ngomba gukoresha uko nshoboye abana banjye tukabonana. Nashaka nkagenda ninze ko mba numva hari ikintu ndi kubima, mba numva hari ikintu, hari ukuri kwabo ndi kubambura. Mukuru umwana ni mwiza, umwana ni umugisha, ntimukinubi. Muzi abantu bababuze hano hanze. Amahoro y'Imana bane namwe rero, ndabakunda cyane. Umuntu wese warebye iki kiganiro washyizeho komenti, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha urubyaro, Imana ibaha abana beza babakunda, babitaho namwe mubiteho. Bye.